Imana yacu Yesu Kristo abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana cyane yaturemukije twese ikaba yemeye ko twongera kuboneka tugihumeka umwuka wazima. Umwami wacu abikoze nabwishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuba Imana rero duhagaze dusome igitabo cya Zaburi 103 umurongo wa mbere tumunuka hepfo gato tugeze ku wa 4. Abana no gusakuza muceceke tugiye kubaha Imana. Uyu mwanya dusome Zaburi ni ijambo rifungura cyangwa se urufunguzo rufungura amateraniro yacu y'uno munsi y'uwa mbere iminsi 7 cyangwa se hamwe abongeza kudakwita Sunday. Sibyo? Turasoma Zaburi 103 umurongo wa mbere tugeza ku wa 4. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo utajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ubw'ikizu. Amen. Reka twinginge mwene data gakuru ayobora isengesho kubwira ijambo dusomye muri Yesu Kristo. Uwiteka Mana yacu itari gikomeye kandi guhimbaza Mana isaka nako ushimira ubuzima bwawe imbaza bakomeje kugira itari gikomeye wakinze iwacu mbere ko turi gikomeye twaryamye ho twaryamye twabonye ibica itari gikomeye watwibutsa ubuzima bwacu byose kugarukiye dutanye amaterano yawe tutanye muri mu Yesu Kristo. Abana batoya kwavuze ati mureka abana batoya bansa itari gikomeye azo tuzi abana batoya Yesu bamaze kuri Imana nzima gifita abanyira bane bateraniro kandi bo naye nasohoza bisimo kuri Imana nzima muri Yesu Kristo sabyeho. Amen. Tugihagaze reka tubura akaririmbo dutanga amaturo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.
reka tuba twicayeho gatoya uko mu mwanya tugiye kugenda abakuru tukagera hirya abato bagasigara hano, ariko mbere yuko tugenda reka nongere nshimira Imana cyane kuko Imana ari umugira neza. Ijambo twumvishe mu gitabo cya Zaburi avuga ati umutima wanjye himbaza Uwiteka, umutima wawe uhimbaza Uwiteka, ibikurimo byose bikorera umwami Imana kuko Imana yacu ariyo ishobora byose. Amen. Ni ukuvuga ngo biriya ijambo ry'Imana avuga ati umuntu abyara umuntu, ihene ikabyara ihene, inka ikabyara inka, umwami agiye kubyara abyara abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo twe turi abana b'Imana kuko twabyawe n'Imana ishobora byose. Amen. Reka rero naza kubakereza burya tuba dufite umwanya mutoya, ahubwo impamvu intego dufata mu kanya gatoya ni uko twari turi benshi usumba uko tubibona no usumba uko tubitekereza. Hano dufite n'abashyitsi baturutse muri Tennessee, nabo ni bato kandi abavandimwe, ni umuryango, ndetse nabo bifuje kugira ngo bafatanye natwe. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri baza, ariko nibaza ko bwaba ari ubwa mbere baza muri ekole, right? Ni ubwa mbere baje muri Sunday school, basanzwe baza, ariko uyu munsi ragize ngo mubarebe kandi bamenye ko nabo ari abana b'Imana kandi bifuje kuza kwifatanya natwe uyu munsi. Nabasabwa rero kugira ngo mu kanya gatoya cyangwa se mu gihe gito dufite, umuvandimwe akajya avuga izina rye na mugenzi we, hanyuma tukabakira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yitwa Egide, mweza atarakoze. Umuvandimwe wacu yitwa Pamela, Imana umugisha. Umuvandimwe wacu nawe hariya yitwa Gentil, Imana ibamugisha. Ni Gentil. Okay, ni byiza, Imana umugisha. Tubakiriye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwiyumve amahoro kandi mwumve ko muri iwanyu niko tumeze. Twebwe nk'abana bato babyawe n'Imana, dukurira muri ekole, tugakurira muri Sunday school, tukumva ijambo ry'Imana, ndetse igihe ufite impamvu cyangwa ufite ikintu cyo kubaza ntabwo uba uhejwe, ugomba kubaza kuko turi abana batoya dukeneye kumva no kumenya, kandi kumenya tugasobanukirwa icyo Imana yakoze mu gihe cyatubanjirije, icyo Imana gukora mu minsi yacu, icyo Imana izakora mu minsi izaza, tugira ngo tujye tumenye tubisobanukirwe intambwe ku ntambwe. Rero byaba ari ikibazo mu gihe umuntu utazi cyangwa uri gukora ikintu utazi. Ni byiza ko ibintu byo dukora tubikora dufite ibyanditswe, kandi icyo ukoze cyose ukagikora ufite icyitegererezo, niba ari kibi cyangwa ari icyiza ukamenya ngo gifite ingaruka mbi cyangwa gifite ingaruka nziza. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero twinginge Eritiye asenge umugisha abatanze amaturo, kandi asenge ku gice nanone kiri imbere mu izina rya Yesu Kristo. Twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe kandi ryubahirizwe. Amen. Igishanga cyose kize mu isi tuba mu ijuru. Mwami turagushimiye kubw'aka kanya, turagushimiye kubw'amaturo, turagushimiye kubw'indirimbo Mwami. Hari byinshi byakorewe aha ngaha, twabikuyemo Mwami, uhabwe icyubahiro. Nawe Mwami twaje twanduye, turagusabye kugira ngo mbere na mbere umanze tubabarire. Amen. Twogeshe amaraso yawe. Amen. Naho Mwami aho tugiye ukomeze ubane natwe, umanuke ukoreshe umugaragu wawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Turabashuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana tutegereza ko duhaye kino gitondo, yabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ujya kubona waryamye, ugira amahirwe ugakanguka, ujya kwibona ukibona imbere y'Imana, ni amahirwe manini. Imana ibikoze yabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nizera ko dufite abashyitsi bacu. Dufite abashyitsi hagati yacu, Imana bashoboje kuza, yabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye rero gusoma igitabo cyo kumva bahagurutse. Igitabo cyo kuva igice cya kabiri turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa cumi. Umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana
agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera w'Umuheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'umwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunzerere, nzaguhera. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati, nuko yakuwe mu mazi. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje, izina ryawe nagucyubahiro. Dushimishwe nuko uduhereje kino gitondo, dushimishwe nuko turi imbere yawe, dushimishwe nuko Uwiteka amagambo yawe asomewe mu matwi yacu. Uherewe icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo iri jambo dusomye, iri jambo dusomewe, Uwiteka udukure ibyo kurya bituje ubugingo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uko byanditse ko umuntu atumwa n'imitsima gusa, atumwa n'ijambo riturutse mu kanwa kawe. Nifuje kugira ngo iki gitondo tugishwe n'amagambo yawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho Satani yatuma tutakumva, naho Satani y'ibitotsi, naho Satani y'ubuzererezi, Uwiteka twinesheje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bana natwe tugire neza, utugendere muri kino gitondo, bigusabirize kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twicara. Mana yacu iri ubutumwa n'amagambo yayo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ni amagambo atari ubwa mbere twakumva, ariko ni amagambo aryoshye cyane. Umugambi w'Uwiteka uba kuba bana bayo. Imana ibwira Aburahamu, ubwoko bwawe buzaba basuhuke mu kindi gihugu. Aburahamu ageze inyuma aratambuka, abamukomotseho imyaka ibaye myinshi baje kwibona neza. Imana yari yaramubwiye muri icyo gihugu cy'ubusuhuke bazamara imyaka 400. Hanyuma y'iyo myaka nzabahagurukiriza umuhanuzi muri mwe. Uwo muhanuzi azahaguruka, uwo nguwo niwe uzabageza mu gihugu cy'isezerano. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Igihe kiragenda. Noneho yakubabyara abana 12. Bwari ubwoko bwande bwa Aburahamu. Hanyuma basuhukira mu gihugu cya Egiputa. Ikanani hatera inzara mu Egiputa, bareza. Wari umugambi wo kugira ngo nk'uko Imana yabwiye ubwoko bwa Aburahamu ati bazabirwa abasuhuke, kwari kugira ngo bisohore mu gihe cyabo. Imana yacu izina rya Yesu Kristo. Buriya ni ukuvuga ngo bagiye mu gihugu cya Egiputa, ariko bari barabisezeranijwe kera yuko igihe kizagera ubwoko bwa Isirayeli bakagenda bakajya mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa, mu gihugu cy'imirimo-gahato, ko bazagenda bakagenda bityo. Bageze mu gihugu cya Egiputa, kuko amagambo ni menshi kuvuga ngo uko bagiye mu Egiputa ari abantu 75. Bagisoma igihe mu gitabo cy'Itangiriro. Bagiye mu Egiputa ari abantu 75. Ni ukuvuga ngo yari Yakobo n'abahungu be n'abakazana be n'abana n'abazukuru 75. Ariko bageze mu Egiputa bakora imirimo y'agahato, bakora uburetwa. Imirimo y'agahato ni ukora imirimo nta kintu gihemba, ugakora imirimo udashaka. Mbese ni ukuvuga ngo
ku buryo waruha nta wundi utakira ngo umuntu wese ngo nabishyire. Ni ukuvuga ngo bari mu gihugu cy'uburetwa, bari mu gihugu cy'imirimo y'agahato, ariko igihe kigeze imyaka 400 irangiye nibwo aya magambo yasohoye. Amose yitwa Yokebedi, se yitwa Imurani. Tujyana uyu Imurani yabyaye Amose, ariko amubyara mu gihe kiruhije. Igihe Mose yavutse abana b'abahungu bari kwicwa. Usome ku gice cya mbere cy'icyo gice birimo bamubyumve neza. Turagize buhoro ariko turabyumva. Hariho ababyeyi b'Abaheburayo kazi, umwe witwa Shefura, undi witwa Puwa, umwami wa Egiputa. Arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, niyavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Mu gihugu cya Egiputa umwami aragenda asanga ababyaza, kumvise amazina yabo ko ari bangahe, ko ari babiri. Arababwira ati, niyo Abaheburayokazi baza kubyara bakabyara abana b'abahungu, muzabica, kubahotora kubica, kujyana aba bana muzabica, niyavuka abakobwa mubareke babeho, kujyana. Umugambi wa Farawo wari wo kugira ngo Abisirayeli batagwiza imbaraga, tukujyana. Ni ukuvuga ngo yatekerezaga yuko nihavuka abantu b'abahungu hazavukamo abantu bazamusimbuza, kandi ari abanyamahanga, akavuga ngo konyeho. Nihavuka abahungu bazashaka abakobwa, abantu abo Bisirayeli babwira babe benshi. Niba baba benshi ni ukuvuga ngo zizabura ingorane, ariko kubera ko umugambi w'Uwiteka udahinduka. Tugiye kuganira ijambo ryo kuvuga ngo umugambi w'Uwiteka ntabwo gute ntuhinduka. Umugambi w'Uwiteka kubona wowe bibaye ntuhinduka. Imana yabashajiranije ngo nzabakurikiza umuhanuzi mu bwoko bwanyu, kandi uwo muhanuzi niwe uzabakora mu gihugu cya Egiputa. Uyu Mose avuka mu gihe kibi. Mose urugero rwa Yesu Kristo. Kubera ko Mose ari urugero rwa Yesu Kristo. Uko Mose yavutse hitwa abana b'abahungu, niko Yesu Kristo yavutse hitwa abana b'abahungu. Tukujyana. Yesu mu kuvuka kwe yavutse hari kwitwa abana b'abahungu b'imyaka uri ku myaka ukivuka kugera ku myaka ingahe? Iyo 2. Kubera iki witwaga? Nuko Herode yavugaga, yumvise ijambo ryo kuvuga ngo umwami aje agiye kuvukira mu kirere. Tukujyana. Yumvise yuko ari undi mwami ugiye kuvuka, naravuga ati azaba, ntabwo byakunda, ahubwo umwana wese ugiye kuvuka ugomba kumwica. Yesu avuka mu gihe bari kucyabana b'abahungu. Uriya umugambi w'Uwiteka ngira gute uhinduka. Umugambi w'Imana ku bana bayo uhinduka. Mose aravutse, mu kuvuka avuga mu gihe cy'abantu bari gupfa, ariko Bibiliya tubwiye ngo nyina amuhisha amezi angahe? 3. Aramuhisha, bakica abandi, Mose agasigara. Kubw'umugambi w'Uwiteka abandi bagapfa, Mose agasigara. Amezi 3 arangiye, nyina aravuga ati wiruca n'ubundi umwana bazamubona bamwicira mu maso. Burya kumwikuraho kugira ngo amubohere karagatete akagabashye mu ntamyi akajyane ku ruzi, ko ari ukuvuga ngo basi nzagenda musangeyo, Imana nimubeshaho azabaho, tukujyana. Ariko nitamubeshaho ntabwo bazamunyicira mu maso mu ijoro. Ariko kubwo
batatirirwa ku ruzi. Imana itera umukobwa w'umwami Farawo kugira inyota yo kujya koga. Umwana w'umwami aba umwana w'umwami yajyanye n'abaja, abafite nabo abamucunga, abafite abamurinda, ajyanye n'abamurinda bagiye ku mazi. Ibiti ageze ku mazi yitegereje ku nkengero y'uruzi, abonaho agatiro gatoya, aravuga ko arakamura hagati, abwira umuja w'amagana kariya genda ukanzanire. Umuja baragenda, umurinzi baragenda, agezeyo aragaterura akamushyiriye, umwana ararira. Kubera iki? Burya ni ukuvuga ngo iyo umwana arize aba akeneye koga tujyana, we yagize yuko wenda ari nyina n'ubundi bwiza gute, ariko ntiyari nyina, ahubwo ari umukobwa wa Farawo. Umwana arize, umukobwa wa Farawo yumva aramubabaye. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uhinduka. Yumvise amubabariye, mushiki wa Mose witwa Miriyamu yarahagaze hakuriye ari kureba ibiri kuba, aravuga ati sinone kutorabwa akakanya. Yarazi ko ari umusaza tukujyana, ko ntabwo ni umusaza we, kutorabwa ko nakanya ntabwo nashaka uburyo ngenda ngashaka umukorera kubumba mu biteka. Aramubwira ati genda umushaka, kuko yarazi ko ari mushiki we, ajya kuzana nyina umubyara. Haleluya. Umugambi w'iteka ntabwo ira gute uhinduka. Niyo magambo tukuganira, umugambi w'iteka uhinduka. Wirukanza abwiye nyina ati yewe mama, tugize amahirwe, wa mwana yatowe n'umwana w'umwami, umukobwa w'umwami, none aravuze ngo ujye gushaka umurera, none ngwino kandi azaguhirwa. Yagira ibintu byiza. Uje kureba umwana wawe, uzi ko ari umwana wawe kandi ufite n'ibihembo. Ni umwana wawe, ugiye kumurera kandi ugiye kujya uhembwa kubw'umugambi w'iki? W'Imana. Umugambi w'Imana ku bana bayo ni umugambi mwiza cyane. Mana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aramurera amwigisha ingeso z'Abisirayeli, aramurera, amaze gukura akaba ari kutubwira, amujyanira mumuhaye, wambaye umwana naramureze none arakuze, akiri umwana wawe. Ariko kuko umugambi w'iteka nitwuzukuru wa Farawo kandi tuzukuru wa Farawo, kwari ukugira ngo ubucunguzi bwa Mose bugere mu gihe cyabo. Haleluya. Amen. Gucungura Abisirayeli bisohore ntawe ubacunguye, ari Umwisirayeli ubacunguye, ari umuhanuzi w'iteka yahagurukiye mu Bisirayeli ubacunguye. Imana tugize neza kandi bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Burya Mose uko yavutse mu gihe kibi, ariko kubw'umugambi w'iteka, kubw'ibyo Imana yagambiriye ku bwoko bwayo, nubwo byatinze ariko gusohora bitagira gute bizasohora. Nubwo byari imyaka myinshi, ibyo Imana yavuze ikavugira mu kanwa kayo, ikavugira mu bahanuzi, nubwo byatinda mubitegereze ariko bizasohora. Anacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Watekereza uti none ko byabakorera bose natwe amasezerano twahawe. Isezerano twahawe riravuga ngo dore ndagiye, ariko nzagaruka aho muri mbajyane kugira ngo aho ndi namwe bari umwe. Yamungu kuvuga ngo se ko imyaka ibaye myinshi, basogokuru bakaba baravutse bavuga ngo Imana iriho izaza ibatware, ikaba itarasohoye, none bizasohora ryari? Babwiza ukuri ntabwo Imana ibeshya. Tujyane, Imana ntibeshya. Ibyo yavuze, ibyo yagambiriye, nubwo byatinda bitegereze mwihanganye bizasohora. Mana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yagigeze
Mose umutambagira agenda abasanze bene wabo bari kurwana n'umunyegiputa kubera ishyaka kujyana kubera yuko ubwoko bwabo abukunze afite umunyegiputa aramwica amukubita mu mucanga atwika umucanga tujyana. Mose yaratangiye ubucunguzi igihe kitaragera. Urumva? Mose yaratangiye ubucunguzi igihe cy'ubucunguzi kitaragera gute? Kitaragera. Undi Mose agiye asanga Abisirayeli bonyine none bari kurwana. Arababwira ngo namwe muri kurwana muhuje muri abavandimwe. Namwe muri kurwana muhuje n'abafure ku bafure n'abasore ku basore gute? Kubera ko babaye ibyo yakorewe Abanyegiputa baravuga bati birashoboka ko nabo ushaka kutwica nk'uko wagize gute wishe Abanyegiputa. Mose yumvise iryo jambo ngo rimuteye ubwoba rimutera guhunga ahungira ahantu bita Imidiyani. Imana yacu imugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ariko nubwo ahunze umugambi w'Uwiteka wo gucungura ubwoko bwayo uracyahari. Agiye kwa Yetiro agiye kumushumba ariko ubucunguzi Imana yamugeneye uracyahari. Umugambi w'Uwiteka ntabwo ujya uhinduka. Niyo mpamvu ubwo yarabiraga Imana ikora ibitangaza kugira ngo igihe cy'ubucunguzi kigeze Imana imwereka yuko ari agomba kugira kwa gucungura ubwoko bwayo. Igihe cyarageze rero Imana imutuma Egiputa ajya kureba Abisirayeli. Umugambi w'Uwiteka wari wo kugira ngo abavane mu Egiputa abageze mu gihugu cy'i Kanani. Abisirayeli bwije ukuri ngo uko babonye umuhanuzi niko twagira natwe amahirwe yo kubona umuhanuzi. Imana yacu imugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Umugambi w'Uwiteka uhinduka ku bana bacu. Ibyo yagambiriye ku bana bacu ntabwo ugira gute ujya uhinduka. Imyaka abaye 400 ariko ubucunguzi bugeze Mose ajya kubakura mu gihugu cya Egiputa. Bavuye bishimye, bavuye banezerewe, bavuye bavuga bati turatashye mu gihugu cyacu. Natwe uko turi bunezerwe tugiye mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu na terambere, igihugu cyacu na mbere, igihugu cyacu na turwa, ntabwo igihugu cyacu ni mu ijuru. Imana yacu imugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugenda dusoza ariko dushaka kugira ngo twumve umugambi w'Uwiteka ku bana bayo. Umugambi w'Uwiteka ku bana bayo ni impamvu ki umugambi w'Uwiteka ibyo Imana ivuze ikabubwira mu bahanuzi muzategereza mu bizayo. No, uko abantu batekerezaho ko bahoze bavuga ngo ariko abantu bazajya mu ijuru, ariko abantu bazagera ubutabizagenda igihe kiragera isohora. Kuko ntabwo byahera burundu ntibibaho. Iminsi turimo n'imyaka turimo ntabwo bamenya ngo hasigaye igihe kingana iki, ariko mumenye ko turi mu gihe cy'umusozo. Igihe icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose dushobora guhinduka mugena akagenda. Turi tutiteguye byagenda gute? Icyambere umuhanuzi no kubura ubwoko bw'Imana twagira amahirwe tubona umuhanuzi, kandi umuhanuzi kuko Bibiliya kutubwira ngo abasenga by'ukuri bagomba gusengera Data no mu mwuka no mu kuri. Gusengera Data mu mwuka ni iki? No mu kuri. Ushobora gusenga kutari mu kuri. Wasenga utari mu kuri ukazasigara. Ugasigara ko ubwawe narasenze ndasenga ariko ntabwo uri wabaye mbi. Imana rero yacu ni nziza kandi rwose iyo twumvise amagambo y'Uwiteka tukumva imigambi y'Uwiteka kuri twebwe tubona myiza cyane. Imigambi y'Uwiteka, umugambi w'Imana ku bana bayo, ku bantu bayo mwiza cyane. Ni umugambi wo kugira ngo nawe ubone ibyiza byo mu ijuru. Uzayibona uzajya mu musinzi ubibone ntibishoboka, uzajya gusambana ubibone
burya birakwiriye kugira ngo natwe twumva ijambo ry'Imana nitwumva uko batubanjije bagiye babana n'Imana natwe dutonde umurongo twifuza kugira ngo duse nabo. Imana tubavugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uko mutekereza buri muntu wese ko atekereza aratekereza yaba nkandi. Usoma Bibiliya harimo abantu benshi bagiye bakora imirimo y'Uwiteka bategereje ubugingo buhoraho, none nawe wifuza kuba nkandi. Ni ikibazo kuri wowe, ni ikibazo kuri njyewe. Twagiye dusoma bya Dawidi, twagiye dusoma bya Pawulo, twagiye dusoma ukuntu ubwo Pawulo yari mubi agahinduka, ubwo umugabo uteka Imana guhindura. Imana igira gute? Yaguhindura. Mose uyu wakuriye ubwami, wize amashuri menshi, wize uburyo byose bishoboka gukura ubwami, kuko nawe nta mashuri namwe utahinga. Yarize ararangiza. Mose agirirwa amahirwe yo kubana n'Uwiteka, igihe kiragera ajya gucungura ubwoko bwayo. Imana tubavugisha izina rya Yesu Kristo.